ati amahoro y'Imana nabane namwe. Nohereje aya majwi ku muntu uwo ari we wese ubasha kuyumva, kugira ngo ubashe ufite amatwi abashe kumva, kandi ushaka kumenya nawe abashe kubimenya. Ubu butumwa bujyanye n'iyo foto murimo murayibona. Ni ukugira ngo nubasha kumva aya majwi, noneho ugashaka kugira uwo uyoherereza, ubwohereze bufatanye n'iyo foto. Nuko iyo foto ubona ni iy'umwana mutoya wavutse umunsi umwe. Uwo munsi yavutse yaraganiriye, hari amagambo yavuze arangije arapfa. Mbere y'uko apfa, uwo mwana yaravuze ati isi irashize, isi irashize. Umuntu wese ukora ibyaha, umuntu wese ukora ibibi nahinduke. Uwo mwana arapfa, ariko nyuma y'umwanya muto umwana arongera arazuka. Ni ukuvuga ngo yarapfuye ubwa mbere, ariko arongera arazuka. Arongera n'ubundi ubwo yazutse arongera aravuga ya magambo nk'uko yavuze ya mbere, ati isi yarangiye, isi irarangiye. Umuntu wese ukora ibyaha kandi umuntu wese ukora ibibi ahinduke. N'ubundi ku yindi nshuro nyuma y'ayo magambo umwana arapfa. Kubw'ibyo rero, wowe ubasha kumva iri jwi, wowe wakiriye iyi foto, uyu mwanya, ukimara kumva aya majwi, ndakwinginze kugira ngo inshuti yawe uyoherereze, inshuti yawe, umuvandimwe wawe, umukunzi wawe, umuturanyi wawe, umuntu wese, yewe nimba ufite na group ubamo cyangwa se akakundi runaka ubamo, ahantu aho ariho hose. Ntabwo ari byo kohererezanya imiziki, amafoto, oya. Ubu butumwa ni ubw'ingenzi cyane ndetse n'ubw'umumaro cyane. Ukimara kubwumva nawe, nutabasha kubwohereza, uzafatwa n'ikiza gikomeye cy'indwara zidashobora gukira. Ya ndwara idashobora kuvurirwa mu bitaro, ariko nubasha kubwohereza, ukimara kubwohereza, indwara zizakira. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzarwara indwara iyo ari yo yose, kandi Imana nayo izagukorera ibintu byiza, kuko uzaba wakoze ikintu cyiza cyo kubasha kwigisha sosiyete no kubasha gufasha sosiyete muri rusange. Nukimara kumva ubu butumwa, oherereza umuntu uwo ari we wese, group iyo ari yo yose, ubwoko ubwo ari bwo bwose, kugira ngo twebwe abana b'abantu tubashe kugira ibyo tumenya. Murakoze.